Moise sinari muzi, namenyanye n'umubyeyi we Muzehe Mugunga ubwo yaraje mu murimo. Muzehe wa Moise kuri uyu munsi wa none Imana imuhaye amahirwe yo kubona ubukwe bwa Moise. Sibyo kuba navuga ko ari inshuti yanjye, namwe muri hano mwabyizihiwe. Ubukwe bwa Mugunga ni bwiza kandi kuba Imana ibucyuje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo wakoreye Imana ntabwo ukwikoreza amaboko, ushobora kumva kuzi ngo ndarondogoye, ariko uwashaka yarondogora kuko n'abandi bajya barondogora ubusa. Ntanswe kuvuga ibyiza. Ese uyu mwana kuko mugenzi wanjye yavuze ni umwana wanjye wa kabiri, ni imfura mu bahungu. Reka ne guheraho gusa ahubwo Imana yampaye umuryango mvukamo. Murabona ahangaha abandi bari hirya bagiye bimukira abashyitsi, yampaye umuryango dukomokamo nishima cyane. Ntaba mu muryango nanone ntaho mbati, uri umuryango uza ku mwanya wa mbere, ariko hakabanza Imana yawumpaye kuba bifite bakiriho, kandi akaba ari umuryango nanone ukunda. Ni nayo mpamvu shaye ari kumwe n'abavandimwe. Umuryango rero Imana yampaye ndawushima kandi nabo nkabashima. Kabiri nshimira Imana na butumwa duhaye, ubutumwa bwiza buduhaye bumpa abavandimwe biyongera ku muryango nari nsanganywe, nabo nabahamya ko umuryango wiyongereye. Imana ihabwa icyubahiro, ntabwo mwemeye kwitaba mukambera abavandimwe biyongera ku muryango nari nsanganywe. Imana ibaha umugisha. Iyo ntabagira nkazana n'uyu muryango wonyine nta nyungu ziba zirimo, ariko umuryango waragutse. Nje ku cya gatatu, nuko Imana yampaye uyu mwana ko nari babwiye, niwe mwana w'umuhungu mukuru mfite. Shima Imana 20 ya Bibiliya ni Imigani 24 umurongo 23-24 haranditse ngo se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Hepfo so na nyoko bishime, kandi uteranye ku bakubyaye uvuze impundu. Ubu rero ni umwanya w'impundu ku muryango no kuri njye na nyina wamubyaye, ndetse na barumuna be na mushiki we mukuru. Ntakojeje isoni ababyeyi, ntakojeje isoni umuryango, ntakojeje isoni ubutumwa bwiza. Aka ni agaciro aduhaye. Kuba kaduhaye, ndizera neza ko nabo barumuna be bazamwigana, kuko iyo imfura igenze neza na barumuna be bamwigiraho. Ndizera ko iyo ataba ubutumwa bwiza tuba twicaye nk'umuryango n'inshuti n'izindi, ariko hano mu by'ukuri aba bose baje kuko yakiranukiye Imana, agendera kugendera ku murongo wayo. Abaje uwabara umutungo watanzwe ngo buri wese agera urarenze. Rero kuba mfite umuryango, kuba mfite abavandimwe, no kuba umwana atagukojeje isoni, bishimiye Imana cyane. Shimye Imana kuri iyi ntambwe ateye, nayo nigiriyeho inama inshuro nyinshi. Turabisenge, igihe kigeze arambwira ati buri ibyo wambwiraga byashobotse. Bibaye rero ambwiye uwo yakunze, nanjye numva mukunze. Ntabwo twanyuranije, ahubwo yakoze ibyo nanjye nshaka. Shima Imana kuko niyo yabiyoboye, ihabwa icyubahiro. Ikindi gikurikiyeho nashima Imana nuko dukurikije ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka, n'abana bake bagendera mu mabwiriza y'abababyaye. Imana aramudereye rero, iyo yagiye
haba ku ishuri, haba mu mirimo akora, aho kunzanira imanza n'ibibazo yagize mu kazi, aho kunzanira inshuti. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo nabyo bishimira Imana. Menyanye n'abo bakorana, ubwo nabo baba abavandimwe banje, kuko gukunda Imana bari mu nshuti yawe. Namwe ndabashimye mwebwe abaje. Ikindi mvuga kuri we, kora umurimo w'ibwirizabutumwa. Njya musigira urugo akaruhagararira mu nshingano z'abantu. Ikindi agiye kubaka ndaraje impaka nawe. Ibyo bishimira Imana. Naranyumvire akanyuma nije na nyina uko yadukoreye icyiza, twasengeye igihe kirekire, twamuteguriye impano. We n'umufasha we bamugereye itungo ry'inka. Murakoze. Isaac Mulisa Jennifer Nshimimana ko navukanye n'umukobwa ukunda Imana kandi wisenga cyane, kandi ndashima Imana iyo itugejeje uyu munsi wo kumushyingira. Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye nka cyubahiro nabanye na Mulisa ari imfu ari na bucura bahaye inyana. Mukuru wanjye nanjye mu by'ukuri ndishimye cyane numva ko Moise ari umuhungu wanjye. Kuri uyu munsi rero w'ibirori twishimye cyane, Moise n'umufasha we nanjye bahaye inyana. Iyo mpagaze hano mpagarariye itsinda rikorana na Moise mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Turishimye rero ko uyu munsi wa bombi wa Mulisa na Moise uko bakoze umuryango. Papa we yabigarutseho, ashimiye Imana kubw'umuryango. Ni byiza kuko umuryango niwo shingiro ry'imbaga y'abantu kandi niho abana bakurira. Turanezerewe rero, umuyobozi mukuru ntiyabonetse ariko yatumye ko nawe yishimiye intambwe yateye, aho rwanda twicaye yari umwe mu basore bahari ariko ari mu muryango. Na Mulisa nawe turamushimiye, ntabwo yarigeze amuzana ngo aturamutse ku kazi, ariko turamubonye nawe arisanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire y'abana ndetse no kubarengera. Murakoze. Kambari mukuru wanjye Mulisa rero yatuye umwana mwiza, ntabwo yadutengushye, yatugejeje kuri uyu munsi w'ibirori bye. Nk'umuntu rero murumuna wa se uhagarariye isanga muri birori, ndishimye Imana. Murumuna wa Moise ndumukurikira ubutumwa bubiri. Moise cyane icyo ntasobanura hano, mfite inka ndayimuhaye. Hari n'itsinda rindi tubara ryitwa inshuti za Yesu ryantumye ngo twariganije, turabona mu byo dukunda guhuza, dukunda inka, nawe tumuhaye inka. Murakoze. Moise ndamukunda ariko nabanje gukunda se cyane. Yarakoze, yareze neza. Ndatekereza ko Moise atari bugire ishyari mugunga muhaye inka, ndamukunda cyane. Biriwe nanjye uyu mwana wasezeranye uyu munsi akaba ahesheje agaciro ababyeyi ku ruhande rwa ba nyirarume no ku ruhande rwa ba se ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Nanjye kubwo kumushimira inka ariko ndayimuhaye. Naho dushimira Imana yo yatubanye, izina ryayo ricyubahiro. Cyambere no gushimira Imana, n'Imana yarenze Moise ntahemukire se akaba ajya gutanga ubutumwa hirya no hino, ariko akaba ataramukoresheje isuku Moise yarakoze. Ubw'ibirori byiza guhaye, Imana ibimuhere umugisha kandi izamwubakire.
ni ikintu cyishimye cyane kuri Moise wirinze. Ikindi cya kabiri nk'umuryango aduhaye ibyishimo, uyu munsi dutashuke twese turanezerewe. Rero Moise wifashe neza, Imana ikomeze kugwiriza ubwenge. Nta kindi rero mu muco wa Kinyarwanda ni uko iyo umuntu akunze umuntu amuhinga. Nanjye Moise nguhaye inka wari umukobwa wawe, kandi Imana ibagwiriza ubwenge. Murakoze. Ni uguseka tukanavuga ngo amen, binejeje birishimirwa. Murekure amen rero ntiducurira, ariko na amen tuyivuga tunezerewe. Muraho mwese, muramukanije Uwiteka abahire. Nanjye nitwa Murego Jean Bosco. Moise ni muramu wanjye yo gukurikira umudamu wanjye. Rero ubukwe ukimara gutangazwa njye sinari mpari, nari ndahantu mu mahanga, ariko nicara nkajya nsenga ati Imana uzamfashe uzabe nanjye mpari, nanjye dufatanye muri uwo munezero. Iyo twasabye Imana yarabikoze, maze icyumweru kimwe ngeze mu gihugu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero kubw'uwo munezero Moise natwe mu muryango wacu dufite inyana turayiguhaye. Dufite ubundi butumwa bwa mukuru wanjye bita Kanyamagare, atuye muri Kongo, we ntabwo yabonetse hano, yantumye nawe kubw'uyu munezero, nawe afite inka itamezi bayisangire. Murakoze. Itarimo Jean Pierre Moise umwishywa wanjye, ariko ni inshuti yanjye, ariko icyanshimishije cyane kuko naje kwisanga ari inshuti y'umudamu wanjye. Urumva ko byari kure cyane, rero bishimiye cyane igitekerezo yagize cyo gushaka. Twabimenye yarabibwiye ababyeyi birumvikana, ariko twarabyishimiye cyane, hatabayeho gusobanura byinshi cyane. Tumufitiye impano z'uburyo butandukanye. Icya mbere ni ukubifuriza urugo rwiza no kuzayoborwa n'Imana. Ikindi umuryango wanjye umuhaye inyana, niyo izataha mbere, ariko n'umuhungu wanjye nawe turi kuganira yabwiye ngo akunda Moise bya bintu bisanzwe n'umwana mutoya, ubwo nawe yamuhaye inka niyo izakurikiraho. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwaga Isi Desire. Mbere ya byose nshimiye Imana uyu munsi ko twawutegereje kuva kera ukaba ugeze, kandi kugeza aya masaha nta kibazo cyari cyabamo, kandi ndizera ntashidikanya ko n'ubundi biri bukomeze n'ibisigaye biri bugende neza. Mulisa ni mushiki wanjye kandi ndamukunda cyane, nijye wakurikira. Ubw'uyu munsi yadunejeje, kandi ibi nibyo twasabye Imana. Nanjye mfite inyana ndayibahaye. Murakoze. Muraho mwese, amazina ni Sadiki Sepi. Moise ni inshuti yanjye, abo umuntu avukana nabo ntabwo ajya bahitamo, ariko abo babana nibo bahitamo. Rero Moise ari mu nshuti nahisemo kubana nazo, kandi nshimye cyane na se wamubyaye, kuko iyo atamubyaranye twari kwibuka inshuti. Kubera ko rero ubucuti dufitanye yari wenyine, ariko ubu yaguye imbibi z'inshuti kuko atuzaniye na Mulisa, nanjye mfite inka ndayimuhaye. Muraho mwese, nanjye amazina ni Dushakimana. Moise ntabwo nabwo icyo mvuga, ni byose kuri njye. Twabaye dukunda guserezanya, twabaye tumwita umugabo ukuze. Rero ikirenze kuba byose kuri njye ntacyo nabona. Tuhagaze hano, umudamu ni inshuti ye, yifuje kumuha inka arayimuha, ariko n'icyo uzacyura. Murakoze. Mwiriwe, reka dufatanyiriza no gushima Imana yaturinze, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nanjye nk'uko abambanjirije babivuze, uyu uvuye aha ni mukuru wanjye. Nanjye nejejwe no kubona uyu munsi mwiza
wa Moise ndetse na Kabyeyi. Ubukwe twarabusengeye, Imana irabutweretse, izina ryayo riragucyubahira. Moise rero ni inshuti yanjye, ariko reka nongereho ni inshuti y'amagara. Twabanye tukiri bato cyane ko aho yanyuraga niho bansangaga, uwanshakaga yashakiraga kuri Moise. Rero nejejwe nuko ateye intambwe natwe akaba dusanze mu bubatse, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Moise rero nta kintu naguha, umunezero mfite nguhaye inka. Mfite n'undi butumwa bwa mukuru wanjye Nsengiyera, ntabwo yabonye umwanya yari ari ahangaha, ariko kuko impamvu z'akazi bibaye ngombwa ko akajaho, yambwiye ko afite inyana, ngo nayo muyisangire. Murakoze, Imana ibubakire. Imana yatugejeje kuri ibi byiza, ibihererwa icyubahiro. Ahangaha turishimye, turanezerewe, turagaragariwe, turashyushye, nta mbeho dufite, ariko ikiduteye gushyuha ni mwebwe. Imana rero ibaho umugisha. Amazina nitwa Gasore Faustin. Moise ni murumuna wanjye, ariko akaba n'inshuti yanjye. Rero uyu munsi atugejejeho, turishimye cyane mu mutima, biraturenze. Mu izina ryanjye bwite n'umuryango, Imana yubakiye urugo, natwe twashyiraho umuganda w'inyana. Imana ibahe umugisha. Mwese turaramukije mu izina rya Yesu. Mbere ya byose banza kubashimira kuba mwemeye kuza hano mwese. Imana ibahimirije. Ni murumuna wanjye, ndamukunda cyane, sinavuga byinshi kuri we, ariko njye n'umuryango turamukunda. Rero dufite inyana turayimuhaye. Icyubahiro. Mbere y'uko mvuga, banje gushimira Imana yemeye ko uyu munsi ubaho, barabisabiye mu mitima yacu, n'Imana ibishyize mu bikorwa. Uwiteka bihererwe icyubahiro. Njyewe uvuga ahangaha ndi nyina wabo wa Moise, akaba n'igihe gutura mwa mama we. Ibyishimo byandenze nabuze icyo mvuga, ariko nibwo bwa mbere nakora gihagarariye. Mfite inka ndayimuhaye, mvuze ngo ndamukunda. Byandenze nabuze icyo mvuga. Imana ikomeze kuturinda kandi turindire n'urugo rwe. Nanjye nzamwubakira, nzamuha n'inama nka mama we. Imana ikomeze imurindire mu buntu bwayo, kandi namwe mwaje kugaragara mu bukwe, ndabashimiye ngo Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe kugira neza. Nejejwe n'ubukwe bwa Moise. Moise ni inshuti yanjye, ariko uko biri kose nejejwe n'Imana yashoboje papa Moise kurera Moise, ubu ngubu akaba agejeje aho kubaka urugo rwe. Kubw'umunaniro ndetse n'umuruho papa Moise yakoresheje kugira ngo ibirori bigerweho neza nk'uko bikwiriye, Imana ikaba yarabimushoboje. Nanjye papa Moise rwose inka ifite amezi makuru ndayamuhaye. Muraho mwese. Imana ishimwe cyane kuri uyu munsi, utazigera ugaruka mu buzima bwa Moise. Moise rero mureba ahangaha nawe ni mukuru wanjye, ariko hari ukuvuga ni mukuru wanjye wenda base wabo babana igihe kirekire, ariko ni nka mwene mama. Igihe cyose twabanaga mu mazu, turaturanye inzu ku yindi, ariko ntabwo avuga ngo hariya ni iwabo ni iwacu, ubundi buzima bwose twarabasangira. Rero muri uyu munsi ni umunsi unejeje. Moise mfite inyana ndayiguhaye. Moise ni murumuna wanjye, papa we akwerekera papa. Amagambo meza yose yakoreshejwe ntacyo nabona bene neza. Moise rero mfite inyana ndayimuhaye. Murakoze. Mfite ubutumwa bubiri. Mbanje gushimira umusaza hano, yabyaye neza kandi arera neza. Mu bisanzwe ntabwo njye nari muzi, ariko namumenyeshejwe n'umudamu wanjye. Naje kumenyana na murumuna wa Moise yitwa Elia, adufasha cyane ku bintu bijyanye
na technical issue ku bintu bijyanye na YouTube ku butumwa bwiza tuvuga muri Australia. Ubu ko rero twarabumenye kandi twari twabwiteguriye kugira ngo tuzagire umusanzu tuwugiramo. Nk'itorero ryo muri Australia bari bamaze kwitegura bavuga ko hari ikintu kizima bazakora. Kubw'amahirwe ndahangaha bifuzaga ko ari igihe batuma. Mu ncamake rero hahise habonekamo ibyago ku muvandimwe tubana hariya bagura umuntu, biba bikomye mu nkokora. Ariko nzi neza yuko mu izina ry'itorero iwacu muri Australia hari ukuntu bazamwoherereza ubutumwa butazabura mu inyana. Ku rundi ruhande nk'umuryango wanjye nawo, umudamu wanjye yajyaga ambwira ati abana buriya musaza ndabazi twarareranye. Noneho maze kumenyana na Eliya, arambwira ati uzi ko bajyaga bavuga ubutumwa baciye haruguru yanjye? Ati narabakundaga, ati birashoboka ko baba batanzi atari kugenda bazi. Baza kumenyana basanga barazinanye bari baturanye. Ariko kuko umunezero nanjye madamu yambwiye ati uriya muryango ntiwagenda utagira icyo ukoze. Ati ubagabira inyana, ubwo rero iyo nyana izaza mu izina ry'umudamu wanjye ariko nicyo uzayicyuza. Ikindi rero nacyo yarambwiye ati iyi nyana nikura, ati kuko Eliya nawe yagize atya akajya barazinanye cyane. Ati buriya nyana ishobora kuzabyara iyindi nyana nayo ikazamushyigikira Eliya. Ubwo rero ni byiza bibyaye ibindi. Bwari ubwo butumwa Imana ibaha umugisha. Buriya nasura nzababwira uko amakuru agenze. Uwiteka abaha umugisha. Amena Imana ishimwe. Murakoze cyane. Turamukanije mu izina rya Yesu iteka abahinzi. Moise inshuti yanjye mu myaka 4 n'iminsi 9 yaranyambariye. Ndubatse tuye mu Ruhengeri. Moise ni inshuti yanjye mu buryo bwinshi butandukanye, ntabwo ndimubwira byinshi. Moise yaranyukiye, yampagarariye n'uruhande. Moise rero uracyari mutoya kandi ufite akazi. Wafashaga papa wawe kwita ku rugo karumusigira, ariko urashatse ubaye mukuru. Birashoboka ko utazakora nk'ibyo wakoraga ukiri umusore. Inka nari kuguha nyihaye muzehe kugira ngo cya kivi utazuzuza umaze kubaka iyo nka izagisibe. Imana ikomeze duhana umugisha mu izina rya Yesu. Dushimye Imana cyane kubw'uyu munsi w'umunezero w'ubukwe bwa Moise na Morisa. Turanezerewe bikomeye, izina ry'Imana rihimbazwe. Icya kabiri, nejejwe nuko muzehe wa Moise kuri uyu munsi wa none Imana imuhaye amahirwe yo kubona ubukwe bwa Moise. Icya gatatu, Moise ni muramu wanjye, umugore wanjye ni mushiki we, ariko aramukunda pe. Ajya binganiriza inshuro nyinshi akambwira yuko mu bantu akunda ku isi Moise ashobora kuba ari uwa mbere. Ubwo rero urumva yuko ari umuntu ukomeye mu buzima bwe, ariko yigeze no kumbwira bitewe n'uko ntakunda kuba mu rugo inshuro nyinshi, hari ubwo Moise amuhamagara kuri telefone akamwoherereza amafaranga kandi atamubwiye ko afite ikibazo. Ubwo rero murumva ni ibintu bikomeye. Moise rero tunejejwe n'ubukwe bwawe wowe na Morisa, ariko nejejwe nuko Imana imuhaye umugore wubaha Imana. Morisa ndamuzi, yubaha Imana cyane. Kubona Imana yarakuyoboye ukamumenya ni umugisha ukomeye, izina ry'Imana rihimbazwe. Rero njyewe n'umuryango wanjye tubahaye inyana izabubakira. Nakirutimana Samuel, aturutse mu gihugu cya Central Africa. Abanejejwe no kubona umuryango mugari ungana gutya. Ibi ngibi ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cyo kubana. Naje nje mu bukwe bwa Moise
ariko Moise sinari muzi, namenyanye n'umubyeyi we Muzehe Mugunga ubwo yaraje mu murimo, tubana neza, yambaye bugufi muri byinshi, rero nicyo cyatumye mfata umwanzuro wo kuza mw'ubu bukwe. Ariko ijambo mfashe n'ubundi ndifatiye umuhungu wanjye w'imfura, yitwa Tuyokubwayo Denis, nawe wari muri Centre Africa. Kuwa nyuma nibwo yambwiye ati papa rero sinzi uko ndi bubigenze, uzi ko ubukwe menye ko bugiye kuba kandi sindatwerera Moise na Mugunga. Yanyohereje message anyereka umubare w'amafaranga nazaha Muzehe ndetse nayo naha Moise, arambwira ati bihangano binkorere rwose. Rero ayo nari guha Muzehe ndayamwambuye, ahubwo byose ndabihamuze mu Moise. Ubwo mbere yuko nsubirayo nzamugurira akanyana nzakamusigira. Muraho neza. Maze mbona kameramani ngira ko bakingirije iteraniro. Ubukwe bwa Mugunga ni bwiza kandi kuba Imana ibucyuje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo wakoreye Imana ntabwo kwikoreza amaboko. Hari igihe abantu benshi badakorera Imana badashobora kubona abantu bangana batyo. Mugende mubaririza ahantu hose, iyo uri imfura ukongeraho mu kirisitu biba bibyaye amavuta. Reka rero mvuge utuntu dutatu Samuel atari yagenda. Mugunga ni umubyeyi mwiza, uwabishidikanya yazabibaza n'abandi. Mugunga ngewe ntabwo navuga kanyesheje n'abambwe ngo mvuge makeya, ariko ubundi uriya mugabo uri inyuma ushobora kumva kuziba ndarondogoye, ariko uwashaka yarondogora kuko n'abandi bajya barondogora ubusa, ntanswe kuvuga ibyiza. Mugunga ngewe twahuye maze imyaka 10 ntaba mu Rwanda, turararana, ubwoba buranyica nawe buramwica, ariko kubw'ubutumwa bwiza nta n'umwe wumvaga yikanga undi. Rero ubwo nabaye umwana we mu butumwa, kandi ndakeka no ku mubiri n'uyu munsi ndi mukuru wa Moise. Igihe yamanukaga Nyakiriba yabazaga ngo ese tugeze hehe, ndi kumwe n'abakorode babwinkarabana n'aba Eliyabu, ngo ntibari kuvuga umurimo yakoze i Kigali, twe turavuga ibyiza by'ubutumwa. Na n'uyu munsi bifite agaciro kanini. Ubwo rero mu mwuka nanjye nabyaye muri Kameruni tuyifungura. Ubwo uko mumubona ni muramu wanjye, nagiye mubwira ko tugiye gucuruza, hari ibintu tugiye kuzakorana, ngeze ndamubwira nimuzaniye intumwa zitahiwe muri uwo mwaka yakira ubutumwa, nawe aza gufungura Kameruni, aza gufungura Centre Africa. Rero nta na rimwe umuntu wakoreye Imana ajya ahera hasi, naje kumugirira, ariko ahumure turi kumwe uhereye uyu munsi kandi Imana izadufasha. Ndatanga rero nk'uko bisanzwe, hari abajya bavuga wenda hari igihe umuntu agira ubutoni, ariko umuntu kwitaho akagusura, warwara ukamutelefona, ntabwo wabura kugira icyo uvuga. Ni bigari cyane, hamwe n'abo basaza bicaye aho barabizi n'abandi bose. Mugunga rero ku giti cyanjye inka yo yageze mu rwuri Kanyamakuru mu gitondo arayikwereka, nanjye nifuje kuguha kuko iyo naguhaye ubushize yari igisimba, abantu bajya batungana ngo urakaribwa n'igisimba. Twageze amahirwe nticyaba ari we kirya, ahubwo kirya inka, ariko uyu munsi hongeye indi ndagushukushije. Hanyuma Elize ntiyabonetse kubera amasomo, ari ku ishuri. Nashaka aza areba ubukwe bwiza iyo wubashye Imana, kuko abantu bakora impande. Moise Elize aguhaye inka kandi izataha vuba. Murakoze. Nanjye ndanezerewe. Ku mazina yitwa Kanyesheje Justin. Nejejwe n'ibyiza Imana yahaye umuryango wa Mugunga. Ibyiza bya Mugunga binyuriye mu birori nk'ibi. Mugunga akaba abonye umukazana, binyuriye nanone kuri Moise. Nanjye ku ruhande rwanjye ndanezerewe. Mugunga rero umuryango wawe ndawukunda, nawe ndagukunda, n'umuryango wanjye turagukunda, ariko inkunga y'uyu munsi nshaka kuyinyuriza kuri Moise. Moise nanjye nshaka kumuha umuganda
muri ubu buzima atangiye, nanjye muhaye inka kandi azagira ibyiza byose ibyo Imana izemera bihesheje icyubahiro, Imana izabisesekaze mu rugo rwa Moise. Murakoze cyane. Imana irakoze yemeye ko tugeza kuri uwo munsi aho Moise yakoze ubukwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Moise abantu bajya bavandimwe bitewe n'ubucuti naho kuvukana n'ubutumwa bwiza. Moise ni byose kuri njyewe, mu maraso turabavandimwe, mu butumwa bwiza turabavandimwe, n'ababyeyi bacu uburyo babanye turabavandimwe. Kandi wenda papa we ari mu bantu bane batumye nkunda ubutumwa bwiza. Ndashima Imana rero kuba Moise nk'inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye, yateye intambwe nziza. Imana izamuha umugisha nk'uwo yaduhaye. Twe twakoze ubukwe, ikindi nanjye mfite inka ndayamuhaye. Murakoze. Nyandiko Jean Claude, ntabwo nabona byinshi navuga kuko mugungane babivuze ko Imana yamuhaye abavandimwe ubwo butumwa bwiza. Ntabwo nari kumenya Imana iyo umusaza atangiraho umugunga. Yambwirije ubutumwa muri 98, byari bigoye, numvaga narabuze icyo namwitura, nkumva abantu yabwirije bagira bamwitura bavuga bati bakorera ibihembo. Ariko nanjye numvise ko nibura umunezero wanjye nawugira mwituye muri muna wanjye Moise, nanjye Moise n'umuryango wanjye tumuhaye inka y'inyana. Dushimye Imana yadukoreye ibitangaza. Moise umwana wacu kandi dukunda, yatubereye umwana mwiza, turishimye cyane. Ariko se njye ndi se wabo kandi ni inshuti yanjye kandi turakundana. Yampaye inka ndamwitura, uwo ni mugunga mvuga. Naho Moise nahoraga mushugutiriza ko yatugaragariza ibi birori. Turashimye, turanezerewe, nawe mfite inyana y'inshuke ndayimuhaye. Inshuti yanjye ni umuvandimwe wanjye. Sibyo kuba navuga ko ari inshuti yanjye, namwe muri hano mwabyizihiye. Moise ni umujyanama wanjye mu buzima bwa buri munsi, kuko atera intambwe yo kujya kureba Moise yarambwiye ati nyabona tumanuka neturira hano mu rugerero ibyo byombereye. Nagezeyo ndashima nk'uko nawe yashimye, ndetse nk'uko n'umubyeyi yashimye. Rero Moise na Murisa bafite ababyeyi beza, bafite abajyanama beza. Moise rero kubw'ibyiza batweretse, wowe na Murisa bahaye inyana n'umuganda kuko bubaka Imana. Murakoze. Ningiye bagiye gusabira Moise kumwe na Mugunga, none umunezero wanjye urasohoye kuko icyo nasabwe tugihawe umugaragaro. Imana ihabwa icyubahiro. Kinejeje kubona abantu bangana batya bagiye batanga inka ntawanyoye ntawasinze, kuko abantu bagiye bazitanga bitewe n'inzoga, nta n'umwe wari wasoma. Urumva rero ko ibi atari ugusara, ahubwo ni umutima ukunze. Ubw'ibyo rero uyu mwana Moise simvuga byinshi kuri we, ni umwana wanjye. Nejejwe nuko aduhaye igitaramo cyiza, tukanezerwa tukishima. Ubutumwa bwiza rero ni bwiza nyine, niyo mpamvu be Moise iteraniro ryose uri kureba ni hejuru y'ubutumwa bwiza. Iryo iki gikorwa gikorwa, burya wari utaramwana ni so wamwana. Aba bose baje ku bwaso, nawe wagiye umwana bitewe n'ibyo wagiye umukomoraho. Rero ubutumwa bwiza burakomeye, bufite imbaraga, ni bugari, burakunda. Ubw'ibyo rero mu rwego rwo kukubakira
mfite inka muri Kongo ntabwo nyifite hano mu Rwanda. Imana niyirinda ikarokoka uhaye inyana Imana izakubakiriye. Murakoze. Torero ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu. Banyita Kamari Berekimasi, ndi mukuru wa Mugunga. Urankurikira. Rero njyewe sinabona n'icyo mvuga kuko byandenze cyane kubona abantu bangana batyo bagiye bava mu bihugu bitandukanye ubw'ubukwe bwa Moyize. Si byinshi rero, nashima Imana yaduhaye umunsi wo guhura, tukaba twicaye tunezerewe ku bukwe bw'abana bacu. Aba bana rero ubwo Bwiza n'umuhungu wanjye ndetse mukuru, uriya ni umukazana wanjye, mfite inyana ndayibahaye, Imana ibahe imigisha. Amazina nitwa Byiringiro Aime, nkaba mpagaze hano nanjye mfite icyo kuvuga. Mu bisanzwe Moyize njye mufata nk'inshuti yanjye nubwo ntazi uko amfata. Ntabwo wenda mwiseka, impamvu irahari. Mu bantu tuziranye bose njya kubita mu byongorero mwabwira ngo Moyize ndamukunda, ariko umutima wakomeje kumfata ko iri jambo ndivugira imbere yanyu mwese, Moyize ndamukunda pe. Mu by'ukuri ntimumbaze impamvu mukunda, siyizi. Bwa mbere nimubona twahuriye ahantu turirimba bisanzwe, numva tujya tubuza cyane mu bintu byo kuririmba, naho numva gusa ndamwishimiye. Hari undi muntu wa kabiri nawe nifuje kubabwira ko mukunda, nawe njye kuvugira mu byongorero. Ni umuntu bita Rutayisire, umukuru w'itorero ry'Imahanga, nawe nahaguruke mubona. Sinzi impamvu abantu bakunda, gusa amashusho yabo narababonye numva ndabanezerewe, numva ndabakunze, nta kindi, nta nuko gusa. Ariko mu bisanzwe inshuro mvuganye na Moyize wazibara mu buzima. Rutayisire uretse guhura tukavugana no gucatinga kuri WhatsApp nta bindi birenze, ariko ndabakunda rwose. Rero kuko mu bisanzwe nkunda kuririmba, Moyize dukunda guhuza mu miririmbire. Inka bazitanze, abantu banezerewe, nazicunga neza, icyo nzi cyo ubuzima ntabwo buzaba bubi. Kuko nzi rero ko nawe akunda kuririmba, njye mfite impano yanjye y'umwihariko namugeneye,